Bakunzi ba KOP twogeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Twatangiye ukwezi kwa munani 2026. Uyu munsi kera wabaga ari umunsi w'umuganura, ariko leta y'u Rwanda yemeje ko umuganura ari kuwa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani. So abaganura rero tubifurije ukwezi kwa munani kwiza. Turi mu mpeshyi, aha duhagaze ni muri groupe scolaire Remera Protestant, ikigo cyiza cyane nubwo ari muri kiruhuko nyine amasuku nta araringaniye. Ni ikigo nashimye cyane ku kintu kimwe gikomeye cyane, niho hantu hakira agakarabiro gakora robine 16 10 zirakora. Ahandi haraho nigeze kubabwa nubwo ikigo nta kivuze na kimwe cy'abihaye Imana, ariko bataraba protesta robine zari zaramezemo ibishyimbo. Hano rero na testinze mwabibonye, buri robine irimo amazi nubwo ari muri vacances. Urebe noneho ko batanazifunze ari muri vacances. Nabikunze cyane. Udukarabiro turacyakora hano, kandi koko isuku nugozaho mu kigo kinini nk'iki ngiki. Twaje rero twaje kuganira n'abarimu bakoresha ibijyanye n'ikoranabuhanga muri gahunda ya OLPC, one laptop per child, mushinga Care for Kids, aho twarimo tuganira aho bigeze mu ikoranabuhanga n'imbogamizi zijyanye na AI. Si imbogamizi ni igisubizo, ariko benshi batarabasha gukoresha. Akarateye hejuru ati kakandi nakoreshaga nibona nakamuse ubukaba bagabuse nawe ati nakakara bati barangara ho gato ugasanga yashizemo intoki zose ku touch pad, noneho kakasa kakabura aho kajya mu gihe ubwenge bw'abaratekereza kukajyana iburyo kagira aho kajya, kuko urakoresha intoki zose. Kuva icyo gihe rero kugeza aka kanya ndiza ko aka kanya tugezemo ibyo bintu nta bikibaho pe, ariko igihe byari bigoye. Twaje kujya no muri secondaire naho tuhaha amashini, igihe cyagezeho hazana interinete mu mashuri n'ahari yose afite ibikoresho by'ikoranabuhanga na interinete ya naho usanga hari na interinete navuga nk'ebyiri, muri primary bafite interinete, muri secondary nabo bafite interinete ya uburyo iyo mwarimu ageze ku ishuri ibyo kugura amamega bireka. Ubwo wa mwarimu wa munyeshuri barenze noneho cya kigo babagamo, batangiye no kureba ahandi uko bimeze. Internet ni ikindi gihugu gifunguye kitagira imipaka, kiri open. Ubwo muri Europe baravuga uri hano ukamusubiza utimusaba viza cyangwa usaba uburenganzira. Muri Amerika aravuga ukamusubiza. Ujya kuri internet ugashyiraho video yawe mu gitondo, ujya kugoroba yarebwe na miliyoni, baguhaye na feedback bitewe n'inyigisho washize. Iri ku mavideo ngize n'amahirwe kuba nanaganira n'abantu bari mu burezi, mbona ntabwo twari bwagere umuco wo kwigisha, gufata ikintu ngo ukigishe. Wenda ugafata nk'aka kantu cyangwa se reka tuvuge iyi suri gusa, urabona ko nta mugozi ufite, ukaba wayisobanura ugashyira video kuri internet abantu bakayisobanukirwa. Ntabwo turagira umuco, ntabwo turagera kuri urwo rwego. Hari abatangiye kubikora, ariko turagera kuri urwo rwego. Ubona internet na device dufite turacyarikoresha ibintu biri simple, byoroheje cyane, ariko twagombye gutera intambwe. Niba mukurikira mwumvise ko 2G na 3G umenya bazivanyeho, sibyo? Ubwo we remains with 4G and 5G. Ibibazo ibyo bintu muri Afurika, mu Rwanda ntabwo bisanzwe, kuko ntabwo bisanzwe. Mwe mushobora kwifata nk'ibisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. 5G iyo igezemo
ni hahandi ibikoresho byawe byo mu rugo byose biba biri connected kuri internet. Ubwo twageze muri internet of things, that's the things of internet, aho rido zo mu nzu yawe ushobora kuzifunga cyangwa ukazifungura ukanze ahantu, aho umuryango ushobora kuwufunga cyangwa ukawufungura ukanze ahantu kuri telefone yawe. Urumva rero tekinoloji irihuta. Niba yihuta ese twe turihuta? Reka noneho kuri AI nayo ni ikindi kintu. Ni tekinoloji nziza ku bashaka kumenya, ku bashaka kuva ahantu hamwe bajya hanze. AI urayiha amagambo abiri gusa, sentence ebyiri, ariko ndashaka gukora raporo. Nkora raporo ugendeye kuri 20 uhaye report. Ndashaka gukora analyse kuri iki kintu, ufasha gukora analyse ikagufasha kubikora. Ndashaka gukora plan yo ku gikorwa runaka, ukayiha igikorwa unayisobanura, iyo plan ikayigukora. Tekinoloji ikigendereye ni ukutworohereza. Ndabyibuka hari igihe cyageze nubwo n'ubumenyi hari aho ikiri, abantu bagatinya gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ntabwo nshaka kubikoresha. Njyewe nifitiye bya bihugu byanjye nsanzwe nkoresha. Ni ukuvuga ngo umuntu akamara imyaka 10 afite agakaye yashyizemo note ariko akoresha gusa. Uburyo ako gakaye niwe wenyine wazingura impapuro. Hagize undi muntu uzi ibyo kuzingura ziriya mpapuro zacika. Ariko byose ibyo bitakibaho. Biracyabura? Bizera ko bitakibaho. Bizera ko ubu note zanyu, plan zanyu mushyira kuri cloud. Noneho aho ugiye hose ukabihasanga. Si ngombwa ko imashini yawe uba uyigendana. Ubu leta hari amafaranga yishyura. Microsoft 365 mwizi murayizi? Murabizi ko mwese mufitemo amakonti 365 Microsoft mufitemo amakonti mugendeye kuri SDMS code. Ni SDMS code @rev.ac.rw. None ugashyiramo password. Avantage y'iyo 365 ni iyi: iyo uyikoresha ibintu byawe ntabwo biba saved muri machine, biba saved kuri hard disk. Biba mu gihe hard disk yawe crashing igize ikibazo, documents zawe ntabwo zigenda. Twatangiranye na one laptop per child, ubu ikintu tugezeho ni one ID. Reka mbyite per person, one ID bivuze iki? Bivuze ngo urafata iyo ID yawe, iyo email yawe uzuyishyire muri iyi machine, winjire muri cloud yawe ukore ibyo ukora. Nurangiza login out, uze kuri machine ushyiremo ya ID yawe cyangwa ya email yawe, bimwe wakoreraga hariya cyangwa biri hano, ukore. Nurangiza log out, you go. Ujye kuri telefone yawe, you login, ujye muri cloud yawe, harimo gigabyte menshi, ni nka 1 terabyte, ni 1 gigabyte yo. Ubu ufite washyiraho ibintu byawe. Iyo service irahari ya Microsoft 365. Nuba ngo ujye mukurikirana rero iyi product dufite zose mugereze kuzibyaza umusaruro. Sibyo? Ukuntu mbabonye ku maso abenshi ntabwo muyikoresha. Mugerageze, niyo avantage. Nta yindi lisansi bisaba. Kandi mwese mufitemo ama ID. Sibyo? Bya tekinoloji rero nkurikije aho twavuye n'aho tugeze, umuntu yavuga byinshi, ariko iby'ingenzi
mube flexible mutinyuke. Hari facility leta yabahaye device, leta yabahaye internet, kugira yabahaye n'iyo Microsoft Office 365 mufitemo ama account ku buryo iby'ingenzi byose murabifite, iby'ingenzi byose. So hati rero nta kindi twakwiriye gusa ni nka bya bindi ntacyo nashinja Imana na leta nayo nta kindi twahiriye gusa. It's up to us, na hacu ibyo mushyiremo imbaraga, mukoreshe infrastructure leta yabahaye rwose. Ibi bikoresho ugiye kubibara ku ishuri, ubaze ko ku ishuri bifite ba laptop wa child, bakajya amapositiro, bakajya ama Lenovo, ukabara na internet, ibyo bintu byose ukabiha valera agaciro. Usanga ishuri ricumbikiye nko muri miliyoni 100 y'ibyo infrastructure ijyanye n'ikoranabuhanga. Rero mukoresha mutinyuke, sibyo? Murakoze cyane rero, nishimiye kubana namwe. Ibindi uko turi kumwe presentation ni Mr. Torres yagejejeho bijyanye na action plan. Avuze kuri 10 years, last 10 years zishize na 5 years ziri imbere uko ba planning. Urebye muri plan Care for Kids harimo ibintu byinshi byiza byafasha education, ariko nyine nk'uko twagiye tubona harimo kugira ngo harizinze ishuka infrastructure yango ni cyabari muri Nyamasheke hari ifanye n'abawe, ariko nk'uko hari aho Dolphe yageze avuga ko hashobora gutekerezwaho za pilot school kugira ngo wenda Emmanuel azabishyira muri gahunda nk'uko yabimusabye. Buriya si ngombwa n'ubwo mwagira nyinshi wafata nka piloting school wiyande one pilot school Nyamasheke nubwo zaba muri province imwe, ariko zikaba ziri well equipped. Buriya iriya partnership yarushaho kuba yakwira ahandi biro nka minisita cyangwa se state minister cyangwa ziko mu burezi. Icyo bashyize imbere ni technology cyane gushingira mu bintu byose, naye mwabonye ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe wiciranye ngira ngo muri bene. Urumva rero iyo ukurikije iriya n'uziriya plan urabona ko ari sawa kuri iriya presentation. Haramutse habonetse nk'izo piloting school nubwo zabenye infrastructure zabo, sibyo? Niba tuvuga ngo dufite computer ziri very world somehow, habaye hari one pilot school well equipped, ubwira ko izo infrastructure ntabwo leta y'u Rwanda yazi. Ibikoresho byagurwa kuko ziraho exo ziri za kera, ariko ntabwo One Laptop Association yigeze ikiraho. Ifite version nziza cyane zishobora guhangana n'izi ngizi dukoresha, izi ngizi za Lenovo n'iki, sibyo? Rero kugira ngo dukomeze gufasha abana b'u Rwanda cyane duhereye muri primary, buriya niyo ntango, burya n'ujya kugira iyo uhereye hasi buriya ujya kugera hejuru hari ikintu kimaze kwiba. Nagira ngo rero nakwaginga Emmanuel bakomeze bafatanye mu myaka 5 byibura tuzabone nka pilot school enye, noneho ku buryo umuntu yajyanayo na minisita akamubwira ati twagize gutya, ariko challenges dufite n'izi kugira ngo n'abandi bagerweho n'iyo gahunda. Ndibaza ko ahantu hose dufite internet, wenda internet mu bigo byose bifite electricity kuri electricity, nta kigo na kimwe kidafite internet. Kimwe nuko aho twarahuye na challenge ni ku bigo bidafite ibyumba by'amashuri bihagije byura ku buryo babona icyumba kimwe bashobora kurezinga kikaba cyajyamo computer, aho naho niho challenge dufite kuri nyubako. Ariko ibigo byose bifite ama computers ndetse keretse wenda
nyakubahwa Kristi Nyamasheke arabizi na za Rutsiro niho tujya duhura challenge kuri internet tukagenda ukamanika rawuta ejo inkuru ikayikubita ariko ngira ngo iyo wagize nabyo bigaragara ibyo ntabwo ni natural ntabwo twagira icyo tuhindura ariko dukomeza kugenda dukora twipiringa kandi ngira ngo aho bikora bigendeye ndibaza biragenda neza so ndumva ntabwo byinshi ariko ubwo Emmanuel yabyumvise iriya presentation nk'uko yari imeze muri iriya myaka itanu iri imbere urabona ko hari gahunda nziza byibura bizagende neza ku buryo byakwira no mu yandi mashuri yose tuzakomeza kuba mu mashuri makeya nabonye umubare muke cyane byibura muri iyo myaka itanu tuzajya no ku mashuri byibura nka magana abiri murakoze cyane uratangira utwibwira rero hanyuma tubone kuganira. Murakoze, nitwa Bandirimba Emmanuel, nkaba ndi Care for Kids Rwanda Coordinator kuva mu mwaka wa 2017. Care for Kids bivuze iki mu rwego rw'uburezi? Hano twasanze mwateranye abarimu, mwatumiranye muvuga ku ikoranabuhanga. Care for Kids n'uburezi bihurira hehe? Murakoze, Care for Kids ni ishami rya Care for Kids Germany. No kuvuga ngo na abakora muri company ya Exit Group bari mu kiruko cy'izabukuru, kubera ko bavutse ku babyeyi beza bakabarera neza. None bagiye mu gihe cyo cy'izabukuru, abase twashima dute ubwo rero twahawe. Nibwo biyemeje n'abantu 100 biyemeje kujya batanga amayero 20 buri kwezi. Aya mafaranga akajya muri Afrika gufasha abana bakiri hasi mu rwego kugira ngo bashimire ababyeyi bakomoka n'Imana nyine yabahaye kugira ubwo buzima bwiza, ubwo bushobozi Imana yabahaye. Kugeza ubu bari mu bihugu 2 muri Afrika, bari mu Rwanda, bakaba no mu gihugu cya Mali. Muri Mali. Hano rero mu Rwanda hari ibice 2. Ubu dufite abana 23 twishyurira Minerval, ariko biga mu bigo bya leta. Dufasha ababyeyi babo ku buryo buri mwana tumwa 55,000 ku gihembwe. Noneho tukagira n'aya mashuri mwavuganaga, dugire aba interns nabafasha abarimu gutinyuka ibikoresho by'ikoranabuhanga binyuze mu mushinga wa One Laptop per Child. No kuvuga ngo One Laptop per Child iri mu gihugu hose, ariko Care for Kids iri mu bigo bimwe. Bimwe na bimwe. Ni nka bingahe nibura buri ntara? Kugeza ubu dukora n'ibigo 35 mu gihugu hose. Kuvuga ngo tubinyuje mu isomo rya science. Yego. Ha turukora turatumashini, aba internet bacu bahugura, bakajya guhugura abarimu ukuntu bakoresha twatumashini baduhuza n'integanyanyigisho y'amashuri. Tumashini twicyatsi kibisi twa One Laptop per Child. Yego. Ubwo mu bigo mukoreramo abari bazi ko One Laptop per Child yazimye, mu bigo byagezemo Care for Kids One Laptop per Child irakora kandi niyo mpamvu twaturi kubyishimira tuvuga ati abana bakomeje gutsinda science mu bigo dukoreramo. Bigaragara rero mu manota bagenda babona n'ibigo bakomerezaho amashuri yabo cyane cyane bijyanye na science n'imibare. Ibyo bigo 35 biri mu gihugu hose. Burasirazuba hariyo bingahe? Burasirazuba hari 8. Amajyepfo hari 6. Uburengerazuba hari 4. Amajyaruguru hari 6 naho. Umujyi wa Kigali hano hari 8. Ubwo n'umunani twazo uyu munsi niho natumiye ibindi 6 ubwo bibaye ibigo 14 mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Ubwo nabyo bigiye bihita byinjira mu mushinga Care for Kids. Yes. Niko bimeze. Hanyuma rero impinduka zabaye muri ibyo bigo mukoreramo mu kwimakaza ikoranabuhanga, ni izihe mpinduka zabaye ugereranyije n'ibigo mudakoreramo? Nakubwiye ko icyambere ari uko abana barushijeho gutsinda mu isomo rya science. Abana baratinyutse gukoresha zira mashini. Kugiye tugira umwanya wa wihariye wo kuri ubushakashatsi no kwinjira ku masomo yabo banyuze kuri kubumenyi bakora kuri ariya kutura tumashini. Cyane cyane hari icyo bita scratch competition. Naho abana biga guhanga udushya. Bakora nk'urugero
bakaba bakora nk'umuntu uri gutega ari ku cyapa ateze imodoka, bakaba bakora wenda hari se nk'injangwe iri kugenda cyangwa bakora ikarita ya telefone gutya, ni ibintu byinshi bahanga dushya banyuze aho ngaho, kandi ukabona ko ibyo bigo dukora nabyo byahize ibindi gutsinda siyanse n'andi masomo kubera ko turatumashina tugenere konyine siyanse. mukorana mute rero na leta REB kuko ariyo yatanze zira mashini za one laptop per child na za Positivo, mwebwe mukaba muri ONG yigenga, mukorana mute? Kuvuga ngo bitewe n'amafana babwiye duhuza nafasha kugira ngo internet zabone transportation. Twagiye muri REB tubabwira umushinga dufite mu ikoranabuhanga cyane cyane mu gutinyura abarimu gufasha abanyeshuri gukora kuri zira mashini, cyane ko no waturutse kuri REB yavuze ati gutanya gukora kuri turatu mashini kwari gukurura urutoki urwegeza ku rundi, ariko ubu ngubu aho ngaho abana baratingitse ndetse n'abarimu ngo byakunda ngo akavuga ngo kiragiye cyahagarara bati bidakunze tikiragiye kigiye he ndakibuze yabuze he yabuze touchpad Crisel hanyuma REB mukakorana ibafasha iki? kuvuga ngo hakiri wari umuterango wacu witwa Tony Anderson witabye Imana, tunamusabire yadusigiye umurage mwiza. Twajyaga dukora porogaramu tukajya kuzimurika kuri REB, cyane cyane zikuramo code ziba zagiye muri turatu mashini zidufasha kutuupdatinga, uwo mushe twawuzana tukawujyana nayo bakawusuzuma, bahwemera byego dukora nabo bifite amamashini arimo code, noneho tukajya kubafasha zikavamo zigakoreshwa. Hanyuma nihe nama wagira ibindi bigo mutaratangira gukorana, ese babigiraho iki? Tanga ubutumwa ku murakoze. Nk'uko biri muri gahunda yacu turashaka kugira ishuri ry'itegererezo mu mikoreshereze y'EXO laptop one laptop per child muri buri ntara n'umujyi wa Kigali. Aho ngo iyo hari ibigo byegera ngo dukorganiza amahugurwa cyane mu gihe cy'ibiruhuko binini, ibigo byegereye iyo center bikatwe amahugurwa bikajya gushyira mu bikorwa icyo twabahuguyeho, kandi nako tuzabikomeza. Noneho bagize ikibazo bakaduhamagara twaba twajyayo, nkajyana n'umuyintani umwe tugakemura ikibazo cyatuna tukaripotinga kuri REB, then bakazatanga support irenze yacu. Ako turi gukorana mu buryo bw'amahugurwa bakajya ku bigo byabo kwishyira mu bikorwa ibyo bahuguwemo. Umukozi muri REB hari ikintu yavuze ariko bigaragara ko kitarashyirwa mu bikorwa neza cyo kugira one ID muri iyo bita Microsoft 365. Ingamba mufite niziye ko byagaragaye ko mukiri kuri aho yavugaga ngo ushobora kuba gukoresha imashini ya groupe scolaire Remera Protestant ugasigamo ibintu ukabisiga muri ntuza yawe, uraza kubisobanura neza, wagera Masaka ugafata yaho ugahita ukomereza aho warugeze ku byo wasize muri groupe scolaire Remera. Sobanura ku kantu tubwire n'ingamba mufite. Kubera ko turigiye gutangira umwaka tugomba guhugura abayintani bacu ku 365 tuzafite amahugurwa, noneho duhugura abayintani bacu bajye guhugura abarimu ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, kuko wabonye ko ntabyo bazi rwose kigaragara. Tuzakorana nabo mu gihe cya vuba ku buryo babanze bahugura abayintani bacu, nanjye ndimo, noneho duhere kuri ibigo byacu dukorana nabyo, nibirangira duhamagara amahugurwa y'abarimu uko tugiye tujya kuri buri center yaho. Nge nkurikije uko ndabyumvise intumwa ya REB muri iki gikorwa yavugaga ko byaruhura abantu kwirwa bahetse imashini, gutakavuga ngo biratakaye kandi bifite ahantu bibitse isaha n'isaha kongera ukabibona. Niko bimeze kuri iCloud, niko bimeze. Bisobanure nge ntabyo nzi. iCloud ni ukuvuga ngo no ububiko bugari, hari amakuru yawe yose, ubuzi email yawe, uzi na password yawe. Cyo gihe iyo bishyize kuri iCloud ntago bigenda. Nubwo wagera muri Kongo wabibona, nubwo wajya ni Burayi wabibona. Gira abarimu inama rero bavuze ko buri mwarimu yemerewe afiteho access, akinjira agashyiramo email na password, none ibintu by'akajya bibika hahandi wasiga machine ku ishuri ukagera mu rugo ukabisanga kuyo mu rugo. Nemaze kubabwira reka tubaduhere ku mahugurwa y'abayintanize bacu, nabo bahugure abarimo ku bigo dukorana nabyo, noneho abaturanye bazaze nimumara gukora bya bigo pilote muri buri ntara
abarimu b'abaturanyi babyo bazi bazi ubwo twigiye kingana iki nabaze mbabwira ko mu cyumweru kimwe gitanzajya kuvugana na ICT department ubwo twabitangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Urakoze cyane. Hari ubundi butumwa wageza ku bakunzi ba KOP? Icyo navuga nuko batubera intumwa nziza ku bandi bari kurikira iki kiganiro cyacu kandi bakagerageza no kutugira inama cyo twakora kugira ngo ubutumwa bubashe kugera ahashoboka. Abantu batinyuke ibikoresho by'ikoranabuhanga babikoresho byagenewe bitangira umusaruro maze tuzamura ireme ry'uburezi bashingiye ku bumenyi bushingiye ku bukungu nk'uko igihugu cyacu kibyifuza. Yego, murakoze. Asante sana. Gira hino. Yes. Uratangira utwibwira rero hanyuma tuganire. Murakoze cyane. Nitwa Charles Kayiranga nkaba ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Saint Paul Karengera mu karere ka Nyamasheke. Waje mu nama twagusanze kuri Groupe Scolaire Remera Protestant mu nama yahuje abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri iganira ku bijyanye na ICT mu kazi k'uburezi. Wowe ukitumirwa muri no nama wabyakiriye ute, wari witeze iki muri iyi nama? Murakoze. Ngitumirwa muri iyi nama nabyakiriye neza kuko ubundi si ubwa mbere. Iyi project ya Care for Kids tumaze imyaka irenga 5 dukorana mu buryo bwo gufasha abana gukomeza guteza imbere imyigire bahakoresheje ikoranabuhanga. Ubu rero naje niteze ko tukomeza gushimangira ibyagezweho no kureba ndetse naho bigeze tunegereranyije n'abandi mu tundi turere tukamenya ngo twavuye aha tugeza mu myaka igera muri 10 projet maze imisi ikorana n'amashuri ari no kunana tukanareba noneho n'igihe dusigaje imbere aho tugana kureba ibyakorwa n'ibyo dukeneye gushyiramo imbaraga kugira ngo abana bakomeze gutera imbere mu ikoresho ry'ikoranabuhanga mu myigire ndetse no mu myigishirize ku barimu. Groupe Scolaire Saint Paul Karengera mukoresha ikoranabuhanga ku ruhe rwego bihagaze mbese? Yego, muri Groupe Scolaire Saint Paul Karengera ikoranabuhanga turikoresha mu gihe hashize igihe nta nubwo ari sina byavuga ko twahereye ku ikoreshwa rya mashini zira zigenewe abana bato za Excel laptops zigira twahijana 37 one laptop purchase zira z'abana batoya 137 zose ubu turacyazifite nta yibwe nta yatakaye ntayo. Hanyuma tuza guhabwa n'izindi ziriya za sangwe za positive za abana bo muri secondaire 50 nazo ziraharutse ko ari zangiritse kare nabivuze mbibira umukozi wa REB ko ari nk'eshatu zimaze kwangirika zapfuye zagiye gusanurwa ariko bihagaze neza kuko ubu munsi umwana wese afite access ku mashini. Tugira smart classroom imwe ariko dukora timetable buryo amashuri arotatingamo asimburanamo. Na mwarimu ushaka kwigisha isomo ritari ICT ashaka kurikoresha mo ikoranabuhanga integration in teaching ashaka kwigisha we na shimi ariko akoresha icyo gihe dufite za projectors twahawe na REB tugashana za mashine ku buryo mwarimu ashobora guprojecta agasobanurira abana matière cyangwa se content abana babisoma hariya. No mu iki gihe twari tumaze iminsi dufite ibibazo by'ibitabo kubera new curriculum ari ama reform yakoze umuntu ageze uyu mwaka agenda kuboneka ibitabo no bitangiye kuza ubu ngubu iminsi biri kuza ariko mbere yuko bihagera twashishikarizaga abarimu kandi nabo bakabyumva gukora uploading ibitabo muri platform za REB uko birimo hanyuma yamara kubona content maze gukora summary agashyira kuri machine noneho agakoresha ya projector akayirika abana bakabona nyiri isomo ku buryo byadufashije ku advancing muri kuhutesha program dukoresha ikoranabuhanga ibyo bitabi ibyo nyibyo abarimo byo batina mu gurirwa bandikura gusa kantu kandi bavana muri bafata umwanya riradufasha cyane rero byatumye n'abana bose program zirangira twizeye ndetse n'inshinzi mu bizani bya leta. Muri iyo myaka 10 kugeza uno munsi nizembogamizi mwarahuye nazo zijyanye n'iyi program? Imbogamizi zo ntizabura. Ni ikigo kiri mu ikigo yacu ni ikigo kiri mu cyaro. Iyo uvuze ku umurenge wa Karengera ni umurenge uri kure y'umuhanda wa kaburimbo. Ku buryo nibi tuvuga fibre optique ziriya fibre ntago zihagera. Dukoresha internet babona REB nyine yo bamanika hejuru ka 4G ariko karakora gusa rimwe rimwe kubera ibibazo bya climate hari igihe connection ziba nkeya imiyaga noneho hakaba n'ikibazo by'inkuba bukora ari mu karere k'imisozi miremire hari inkuba zikubita bigaca connection cyangwa hakaba n'ibyashya bibaye wibuka bibaye nka kangahe mu kigo cyawe? Ntabwo kubikoresha bikoranabuhanga nta birashya iyo iracyari nzima ariko ari nka project yahiye
kubera inkuba ubu idakora twari dufite projector enye ubu dufite dukoresha 3 umva nko kubera ko dufite smart classroom imwe iyo tubihashatse kugira ngo abarimu benshi bashobore gukoresha ikoranabuhanga twinstaye umuriro mu mashuri ane ku buryo umuntu ashobora kujyayo na projector agatanga isomo undi n'abari hariya n'undi hariya bagashobora gukoresha ikoranabuhanga abarimu bani icyarimwe bashobora gukoresha ikoranabuhanga ariko challenge izamo niyo projector yahiye imwe bituma rero hashobora kugenda ari 3 bakoresha kubera ko smart classroom imwe ugutwukunda ari ibindi byumba bibiri iyo yiza kuba ikiri nzima rero nayo urumva twari kuba dufite opportunity yo gukoresha abarimu bani icyarimwe hanyuma connection internet n'amashanyarazi bihagaze bite ko tubona hano muri Kigali igihe umuriro ujyubura amashanyarazi turayafite amaze n'igihe ariko umuriro dufite ni muke hari igihe ubura kubera ko aho twafatiye niko kundi abaturage hari ukuntu mu byaro bagenda bikurura umuriro bavana kure mu gihe leta itarabaha amapoto ari avy'umuriro mwinshi uhagije ariko ubu ngubu uri kugenda uhagera kugeza ubu ngubu twizeye ko minsi y'imibiri muzawuhagije naho kubijyanye na connection na internet yo mu bihe bisanzwe nk'ubu ngubu hatari ikibazo cya klima y'imiyaga n'imvura nyinshi nta kibazo bifite n'imirabyo ariko haje imiyaga imvura imirabyo connection igira perturbation usanga harimo akantu ko gucikagurika bigasaba gutegereza haba n'igihe duhamagara twangu connection imaze iminsi 2 idakora neza muri demo tugahamagara ko mwamara iminsi 2 dafite connection ubona nyine iza gakiya cyane tugiye tugahamagara muri rebo bakaturebera bigakemuka baradufasha urakoze cyane wongera Charles Kayiranga ni Charles Kayiranga groupe scolaire Saint Paul Karengera mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Karengera yes impamvu ndi kubaza hari indi groupe hari indi Karengera nzi hari izindi cyane nigeze kujyamo ni cyitwa Karengera cyo mu murenge wa Kirimbi babyita groupe scolaire umucyo Karengera umucyo vara ntago ari icyo ngicyo bafite n'amatorero menshi meza bazi ni boarding school twebwe ni day school icyo ni boarding twagiye baratwakira rwose uzanamusurize umugretero harya no paseri barekayongera ngo twagiye rwose aratwakira cyane ndamuzi so urakoze cyane rero sawa uzadusubiza abanyamasheke uratangira utwibwira tangira wibwira abakunzi ba KOP hanyuma tugira n'ikiganiro kigufi murakoze cyane amazina yanjye ni Niyibizi Jean Dorape nkaba ndi umuyobozi wa groupe scolaire Nganzo ishuri riherereye mu murenge wa Cyungo akarere ka Rulindo intara y'Amajyaruguru twagusanze ahangaha n'abagenzi bawe muri groupe scolaire Remera Protestant muvuga ku bijyanye n'ikoranabuhanga gahunda ya One Laptop per Child mushinga wa Care for Kids ubundi iyi nama nka directeur uyitumiwemo wari witeze iki murakoze cyane dutumirwa muri inama twari twize kubonamo byinshi cyane bishingiye ku ikoranabuhanga ngira ngo murabizi ahisi igeze aho igihugu cyacu kigeze mu iterambere ikoranabuhanga ririmbanije cyane mu bikorwa byacu bya buri munsi mu kazi kacu ka buri munsi ikoranabuhanga ni ingenzi rero tukimara gutumirwa muri inama twumvise ko tugiye kunguka ubumenyi bushingiye cyane ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga haba ICT haba AI kuko byose ni koresho irimo kudufasha cyane muri iki gihe muri groupe scolaire Nganzo umurenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo mu kigo cyawe muri koresha muti mpagaze mute ku ikoranabuhanga aho ngaho muri Nganzo murakoze cyane ku ishuri ryacu groupe scolaire Nganzo nk'ishuri riri ahegereye hirya mu cyaro gatoya ikoranabuhanga ririmbanije ngira ngo ikoranabuhanga turarikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi haba mu barimu mu gutegura amasomo yabo gutegura ama exercice gutegura imyitozo n'ama homework menshi bakoresha ikoranabuhanga dufite smart classroom aho abarimu bajyamo dufite internet aho abarimu bajyamo bagategura bakiyungura ubumenyi ndetse n'iyo myitozo ishingiye ku byo bigishije bakayikoresha abana nabo bajya muri smart classroom bagakora ubushakashatsi bakigisha bakiyungura byinshi ibyo biradufasha mu buzima bwa buri munsi hanyuma ku ruhande rwa administration nk'ubuyobozi bw'ishuri ikoranabuhanga riradufasha kuko dufite uburyo bwo gukontorora abanyeshuri ubwitabire bw'abanyeshuri dukoresha ikoranabuhanga dufite uburyo bwo
rinda ku amanota yabo ni ikoranabuhanga mu cyo bita Kamis iradufasha cyane dufite systeme ya SDMS ni ikoranabuhanga dufite muri SDMS ni nkaho ari systeme ibumbiye mu buzima bwose bw'ishuri buri academic tuba dufitemo records z'abanyeshuri amanota yabo imyirondoro yabo turayifite tukagiramo systeme ya finance aho mu by'ukuri abakontabure ba recordinga byinjiye n'ibisohoka byose bikorwa muri systeme ya SDMS tukagiramo ibikoresho imicungire y'ibikoresho byose dufite biraregistre muri SDMS niba hari cyangiritse ingwa dufite records z'ibitabo dufite intebe dufite ameza dufite ibyo bikoresho byose by'ishuri biraregistre muri systeme so rero tukimara kubona iyi nama twumvise ko tugiye gukomeza gutera imbere no guteza imbere imikoreshereze ya ICT n'ikoranabuhanga muri rusange mu kigo cy'ishuri cyacu ndetse no muri mu myigire n'imyigishirize muri rusange. Akabazo k'amatsiko nta bwoba mufite ko AI yazasimbura abarimu? Urebye ntabwo twaba dufite muri iyi si yacu ya buri munsi ni ngombwa kwiyungura ubumenyi. AI izadufasha tuzafatanya ntabwo yikoreshwa nanone ikoreshwa n'abantu abarimu ni ngombwa ko bagira ubumenyi buhanitse kandi bwimbitse cyane mu mikoreshereze ya AI ikazabafasha gutera imbere ndetse nabo bakayifasha ku implementinga ibigezweho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nyongera nyutse izina. Ni Niyibizi Jean Dorape umuyobozi wa groupe scolaire Nganzo iherereye mu murenge wa Cyungo akarere ka Rulindo. Murakoze cyane. Murakoze. Ubwo ni hafi ya rya cross ryo bita irya Nyirandama. Ya hafa. Murakoze cyane. Murakoze nitwa Uwingeneye Elise ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri ya Nyarugugu mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Nyarugugu abatahazi waturangira numva Nyabyunyu nyumva Busanza Nyarugugu ni he? Murakoze cyane. Nyarugugu ni rimwe mu mashuri ari mu murenge wa Kanombe ujyayo akomeza ajya mu aho police traffic ikorera ukamanuka umuhanda ugana ku irimbi rya Busanza hepfo gato ku isantere yaho bita Nyarugugu niho iryo shuri riri ku muhanda. Iyi nama wayijemo kimwe hamwe n'abagenzi bawe ubundi yarigamije iki? Iyi nama yarigamije kongera kungurana ibitekerezo cyangwa kongera kwibukiranya uruhare rwa ICT mu myigire n'imyigishirize. ICT ni igikorwa ni igikoresho kidufasha twifashishije bimwe mu bindi bikoresho byinshi harimo amatelefone harimo imashini duzi nka za mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye tukabyifashisha dukora ubushakashatsi abarimu bakabikoresha abayobozi bakabikoresha ndetse n'abana. Reka mvuga ku ruhande rw'abana abana barabanza bakigishwa ibikoresho bikoreshwa muri ICT kugira ngo mu ikoranabuhanga kugira ngo babashe kwiga. Ibyo bikoresho ntago tubajyana cyane mu matelefone kuko telefone ntabwo abana babasha kuzibona ariko ku bigo by'amashuri dufite imashini zikoreshwa twita one laptop per child aho buri mwana agira uruhare rwo gukora kuri iyo mashini akigishwa uko ikoreshwa akigishwa ibice biyigize bakayifashisha mu masomo ndetse n'abarimu nabo bifashisha imashini cyangwa se n'ibyo bikoresho bindi bakora ubushakashatsi kugira ngo babashe kumenya byimbitse ibijyanye n'amasomo bigisha bakoresheje ikoranabuhanga kandi ibyo biraborohereza bikanihutisha gutegura amasomo yabo ya buri munsi kugira ngo babashe gufasha abana bitabagoye. Nk'umurezi wabyize ukabigira n'umwuga umaze imyaka ingahe mu burezi? Muri uyu mwuga w'uburezi mazemo imyaka 23. Icyo gihe kirahagije kugira ngo ubashe kutubwira ngo dore ikoranabuhanga ritaraza byari bimeze bitya dore aho riziye impinduka zabaye mu burezi haba mu myigishirize haba mu mitsindishirize haba mu micungire y'ibigo niziye mpinduka mbere ugereranyije mbere y'uko ikoranabuhanga riza rikimakazwa na nyuma ubu ngubu? Mbere y'uko ikoranabuhanga riza byari bigoye ku buryo umuntu atabashaga kubibona kuko burivuga ko ikintu kigoye cyangwa cyoroshye iyo ukigereranya n'ikindi. Ariko mbere byasabaga ko mwarimu yifashisha ayo makaye ibyo bitabo
ugategura kubibika bitoroshye, kubishaka wabibitse bitoroshye, ariko uyu munsi ku buryo bw'ikoranabuhanga gukora birote bigoye, ku ntoki ugashobora kuba wamara icyumweru cyose utarangiza gukora birote z'abana, ariko ubu kugeza uyu munsi uko gutegura amasomo umuntu ashobora kubikora mu gihe gito. Kwigisha nabyo dukoresheje uburyo bwa projection biroroha cyane, ndetse n'uburyo bwo kubibika ku buryo ibyo mwarimu yateguye abasha kubibika, ndetse no kongera gukosora ibintu bitewe n'aho igihe kigeze, kuko biba biri sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda ariko biri soft, akabasha gukosora ibintu ajyanishije n'igihe ku buryo bworoshye, igihe aho yabibitse hariho hose abasha kubibona atongeye kongera gusubiramo ngo yongere kwandukura. Urakoze cyane, ibindi ndaza kwibaza abandi. Urakoze wa Elise. Yego, urakoze cyane. Murakoze. Suza abanyarugugu. Yego, murakoze. Asante sana. Amazina ni Bimenyimana Jean Claude, nkaba ndi umwarimu wigisha siyanse ku kigo cya GS Kinyambi, ni mu karere ka Kamonyi, umurenge ni Rugarika, ni intara y'Amajyepfo. Twagusanze muri ino nama yahuje abarimu ba siyanse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri muganira ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu burezi. Ubibona gute? Ni izihe mpinduka byazanye mu burezi? Ubundi uburezi burimo buratera imbere, ariko burutera imbere harimo bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ICT ugasanga hari uburyo igenda idufasha mu myigire n'imyigishirize yacu. Muri make ubundi noneho aho bigeze ubu ngubu, uburezi cyangwa se ikoranabuhanga ridufasha kwigisha byihuse, ridufasha kubona ibyo twigisha, ridufasha kureba version nshyashya zigezweho. Ubundi wakwigisha isomo gute mu buryo abana bahita baryumva byihuse. Ubwo buryo bwose bugenda budufasha. Hanyuma n'imitegurire y'amasomo, mwarimu n'iki yahumetseho. Nyuma noneho yo kubona uburyo uri bwigishe n'ibyo uri bwigishe, hazaho ikintu kinakomeye cyane cyajyaga kitugora, harimo gutegura amasomo. Muri buryo cyane cyane AI aho yaziye, AI uyiha ukayibaza uburyo wategura iryo somo, ugasanga iguhaye amarisoni plan, ukagenda buri munsi sina ngombwa gutegura, ura-updating, ukagenda uhindura amatariki, ukagenda ntago bikigoye, byoroshya akazi pe. Impinduka ku bana biga mu gihe cya ICT n'abambere n'icyo ubona cyahindutse? Impinduka, abana bakunda ikintu kijyanye na ICT, uretse no kubikunda ariko n'ubundi ni ibintu by'umumaro. Ni kimwe mu bintu bitatu umwana uzi ikoranabuhanga, uzi gukoresha bino bikoresho bidufasha gusharinga, ari telefone, ari mashini, nawe mu mutwe ubwe aba develope, arakura cyane, arakura cyane mu mutwe, agira ubumenyi butandukanye. Imitsindire hari icyo yahindutseho nyuma yo kuza kw'ikoranabuhanga? Hari icyo yahindutseho, kubera ko ashobora kwikorera self study, akagenda agasacinga ibintu, ukamuha ibibazo akabibaza. Nkanjye nigisha seti, nkigisha CZM, hari igihe mbaho ibibazo byinshi nk'ijana cyangwa 50 bitewe n'aho mbonye ikizami. Hanyuma rero mu buryo bw'iryo koranabuhanga nawe yageze mu rugo arasacinga, akareba n'icyo bimufasha mu mitsindire nyine, nanjye bikanyohereza mu kubyigisha byose, usanga bagiye babyumva. Urakoze cyane. Amazina nanone? Amazina ni Bimenyimana Jean Claude. Asante sana Bimenyimana. Yego namwe. So bakunzi ba QP rero hano muri groupe scolaire Remera Protestant, aho twari turi mu nama, turi kumwe n'abarimu bakoresha bigisha amasomo ya science na ICT, aho twari kumwe n'umuryango Care for Kids. Hari aho ingamba zafashwe nkuko directeur Bandirimba Emmanuel amaze kubivuga. Buri mwarimu yemerewe kwinjira kugira adresse muri iCloud,
akabikamo ibintu bye, kwirwa ugendana imashini bakayibira mu kabari, cyangwa ukagenda kuri moto igenda yiceka igacika, isige data zawe zishyire muri iCloud, imashini uyisige mu biro, nugera mu rugo ukabikenera ukoresha iya madamu cyangwa iy'umwana, nujya mu rugendo ugeze i Nyamasheke ukoresha iyo wasanze, nujya muri hoteli ukoresha iyo muri hoteli. Abantu biragaragara ko abantu tukivuna ku busa, kandi leta yarabyoroheje kuko ni gahunda leta yishyura, ariko abarimu bakaba batabikoresha. Natwe tuzabafasha nka KOP, dukomeze tubikurikirane ko byashyirwa mu bikorwa, ko nibura abarimu bagabanya uwo muzigo n'izo riske zo kuvuga bakwibwa cyangwa igikoresho kikangirika, kandi ibyo utwayemo wabibika kuri internet ku rwego mpuzamahanga, aho ugeze ukongera ukabikoresha. Turananiwe, ntago twamamaza no munsi, ariko ejo tuzakomerezaho. Mwakoze cyane.